mbanje kugusuhuza ndetse nguhaye ikaze wowe unteze amatwi aho waba uri hose kuri iyi si y'Imana. Ndagusuhuje cyane, Imana iguhe umugisha. Amazina nitwa Mwalimu Japhet cyangwa se bamwe bo bakunze kunyita Mwalimu Japhet. Yego, niyo mazina yanjye. Nshimishijwe rero no kubana nawe, turimo tuganira ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, harimo cyane cyane ibintu bijyanye n'indirimbo zihimbaza Imana. Indirimbo zihimbaza Imana ni nacyo gisata njye mbarizwamo, kuko ndi umuproducer, ntunganya indirimbo and nkafasha abaririmbyi kugira ngo zibashe gusohoka hanyuma abantu bazumve. Muri iyi minsi rero ubu urebye muri rusange nko mu Rwanda niho tuvuga cyane cyane ko ariho ndi, ese indirimbo zihimbaza Imana ariko cyane cyane mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, zavuye ku ruhe rwego, zigeze ku ruhe rwego. Yego, ibyo nibyo tuzajya tugenda tuganira in time, tureba ngo ese hari aho amakorali yagiye ava, hari aho yageze, ese ugereranyije igihe cya kera n'icy'ubu usanga igihe cyiza ari ikihe. Ibyo hamwe n'ibindi tuzagenda tubireba, tureba n'abaririmba ku biti byabo, abahanzi, ese bo hari impinduka irimo, ese kuki bundi abahanzi badakwiye niba baririmba indirimbo zihimbaza Imana, kubera icyo umuhanzi uyu atahura n'uriya bagakora indirimbo kandi indirimbo ikaba ari nziza cyane. Ntihabeho guhora buri wese yumva yakora uko abyumva, ahubwo hakabaho gusenyera umugozi umwe kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose, ntitubigire business. Yego, ese birashoboka? Ese igihombo cyaba kirimo kuba umuhanzi yakorana n'undi indirimbo? Harimo imbogamizi? Niba ntayo, kubera iki bidakunda? Yego, nawe niba ufite igitekerezo cyo kubyumva ukabona n'impamvu ishobora kubitera ibyo bintu ntibigende neza ngo abahanzi baririmba gospel mu itorero ryacu bahure bakora indirimbo imwe nziza, umwe yahuye n'uyu, undi yahure n'uyu ikindi gihe, kandi ibintu bigende neza, ndatekereza ibyo bibaye byaba ari byiza cyane kurenza uko buri muntu wese yajya avuga ngo genda bikora uko mbyumva, ndahenda bikora uko mbyumva, ariko habayeho akantu ko gusenyera umugozi umwe. Uko mbitekereza jewe numva hari akantu kaba karimo kandi keza katuma ubutumwa bwiza bugera kose, kuko abakurikira umwe mu gihe yakoranye n'undi nabo bamukurikira, kandi ikigamijwe ntabwo ari ugusitara gusa, ahubwo no kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku isi yose, nk'uko n'ubundi ari wo muhamagaro dufite. Ubundi umuhamagaro wacu ni uwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Yego, ntabwo rero umuhamagaro wacu ari uwo kuvuga ngo ndashaka kuba uyu, ahubwo umuhamagaro wacu ni uwo kwamamaza ubutumwa bwiza, tugakora mu bushobozi Imana yaduhaye, ndavuga ubutunzi, tugakoresha impano, tugakoresha n'igihe. Izo ni inkingi ubundi zigize ubusonga, n'abatari babizi babimenye. Buri gisonga nyacyo ni igikora ku butunzi Imana yamuhaye, amafaranga, agakoresha igihe, time. Gafata igihe kavuga ngo ese iki gihe
ndagikoresha nte? Ubundi hakazamo n'impano, yego hakazamo n'impano, ibyo byose bikaba bimwe mu bigize inkingi zigize ubusonga. Wowe rero muririmbyi tuzabana ahangaha, ndagira ngo nkurarikire gukanda subscribe kugira ngo nitubona bino bintu bishoboka tubidevelope, tubivane ku rwego rumwe tubigeze ku rundi. Ese byakunda ko amakorali ashobora gukora indirimbo agahura agakora indirimbo imwe kandi bikagenda neza? Ambassadors igahura n'akorali abahamya ba Yesu bagakora indirimbo kandi ikaba nziza cyane nk'uko n'ubundi basanzwe banaririmba neza. Ese bibaye ikosa ririmo ni irihe? Ese umuhanzi Fanuel ahuye n'umuhanzi Uwase Yvonne bagakora indirimbo cyangwa Jarike, byagenda bite? Ese ntabwo ibyo bintu byashoboka bikagenda neza? Ibyo nibyo tuzagenda tureba, kimwe n'abandi bafite ibitekerezo by'ukuntu twateza imbere umurimo w'Imana mu bushobozi Imana iba yaraduhaye ubwo aribwo bwose. Na mwese tuzasengera umugozi umwe kugira ngo turebe icyakorwa kugira ngo bigende neza. Ikindi tuzagenda tureba tuvuga ngo ese mu gisata cy'abatunganya indirimbo, ese ni kubera iki ushobora gusanga abaririmbyi badakora cyane amakorale? Ese haba harimo izihe mbogamizi? Ese birahenze uburyo bwo gutunganya amashusho, uburyo bwo gutunganya amajwi, uburyo bwo gucuranga, uburyo bwo kwigishwa kuririmba? Ibyo byose tuzabireba turebe n'uburyo ibyo bintu byagenda neza kandi ku mpande zombi buri wese akabikora yumva ko ari umurimo w'Imana ari gukora atari business gusa. Yego, waba producer, waba umuririmbyi, waba umukoraliste uwo ari we wese nyine muri rusange, yego akamenya akavuga ngo ese nyamukuru ikigenderewe mu kuba ndaha uyu munsi ni iki? Niba ari ukwamamaza ubutumwa rero ntabwo dukwiye kureba kuvuga ngo genda bikora muri ubu buryo kandi ugasanga ubwo buryo yenda ntabwo buri butuma ubutumwa bwihuta kandi ari wo muhamagaro, bikaba ngombwa ko habaho gufatanya nk'indirimbo ya 18 mu gitabo cy'indirimbo zihimbaza Imana. Murabizi ko hari aho bavuga ngo mu ndirimbo ya 18 bavuga ngo itorero ry'Imana rirafatanya. Itorero ry'Imana rirafatanya, rero tujye dufatanyira dusenyera umugozi umwe, ubundi Imana y'amahoro ikomeze ibane nawe, Imana y'amahoro ikomeze iguhe amagara mazima, kandi Imana y'amahoro ibane na buri umwe wese uyikunda kandi uyikorera. Kandi ndababwira ko burya ntawakoreye Imana ngo agire ibihombo, ahubwo abona inyungu nyinshi zigiye zitandukanye. Ngayo nguko, Imana mubane kandi Imana abagirire neza. Ubwo bino bintu nimubona bikunda mubikunze, tuzakomeza tujye dukora byinshi, tunashake n'uburyo dushaka ibikoresho bigezweho tubitegure bigende neza. Murakoze cyane rero, ngaho reba aho hasi hari subscribe uhakande, hanyuma ubundi tujye tujyana umunsi ku wundi. Ibyo tuzareba buri korali yasohoye indirimbo nshya, tuyivugeho tuvuge ibyiza byayo ndetse tunayisangize n'abandi. Mwese rero ibintu ni ibyanyu, ni ibyacu, ni ibyawe, ni ibyanjye, hatabayeho kwikubira. Yego, hatabayeho kwikubira buri wese akavuga ngo reka nkore muri ubu buryo kugira ngo uyu murimo ubashe kugerwa, intego twiyemeje ibashe kugerwaho. Murakoze rero, Imana mubane, Imana mubane uyu munsi, muhahe muronke, Imana ibahe ubuzima. Burya ibintu byose tubikora ko dufite ubuzima, ubundi mukomeze mugubwe neza.
murabeho cyane.